ubusanzwe abakristo baza hano bazamuka muri zino nzira z'ikindi bakaza kenshi kwa kabiri naza kwa gatanu ndetse ko nabonye babaye bakeya. Hari abaza ku itariki 13, hari abaza tegereza iminsi mikuru nk'igihe cy'igisibo bakaba baboneka bakaza bazamuka ikindi mu Gatsata bagaturuka hano bakaza hano kenshi, ariko ubwo hari ababanza kuvuga kuri hano hagati harimo ahantu harimo ka espace gatoya babasha kuri bazari kuva hariya kuzakavuganisha kuri iyo bari ibintu bya Bikira Mariya, hanyuma tugatangira inzira y'umusaraba hano. Iyo turaza kugenda tuyizengurukamo turuza twongera tugaruke hano tuzamuka tukaza gusoreza dusubire ruguru. None tugera ruguru hari ahantu kenshi gusashyirwa ishusho nini ya Bikira Mariya, ububabare ntabwo turamenya gusashyiramo imeze gute. Hanyuma n'ibikunda hazubakwa shapeli gushengerera guhoraho hepfo y'iyo shusho, hubakwe sale yajya ifasha abantu muri za retraite, hubakwe n'amacumbi ku bantu bifuza kuza kwiherera bashobora kumara iminsi. Ariko ubu munsi icyo dufite ni shapeli yubatswe kera muri kera cyane, ariko dahari abaherutse muri 86 nibwo bayubatse irangira muri 88. Ubwo intambara ituma bisubira inyuma, ariko ubundi bajyaga bakorera pelerinage bavuye Sainte Famille na Episcopi bakazamukamo ahangaha, aho hari mu bihuru ntabwo hari mu mirima y'abaturage no mu ishyamba gutyo, bagaca muri uwo muhanda bari kuvuga ishapure, rozari n'andi masengesho, bakahatura igitambo cya misa bagataha. By'umwihariko mu myaka za 90 isengesho ryari ryo gusaba amahoro, kubera ko muzi ko twinjiye mu gihe cy'intambara n'ibyakurikiyeho byose byasabaga ko hasabwa amahoro. Nyuma y'intambara iriya shapeli yageze aho ngaho iribagirana, iratereranwa, amabandi y'ikibaro bayokipa, ariko guhera muri za 2007 nibura nibwo habonetse igroupe y'abantu bahaza regeriyeroma bakahakora isuku. Nyuma kuhakora isuku bakanahasengera, umubare ugenda wiyongera, bituma paruwasi Sainte Famille kwa muri Sainte Famille ishyiraho uburyo bwo kujya baza kuhasengera bidatinze cyane. Ariko Episcopi biri mu kiruhuko ahashyira mu rwego rw'abantu gukorerwa ingendo ntagatifu. Ubwo hari muri 2014. 2015 nibwo ino nzira y'umusaraba yatashywe, muri musaraba uhari noneho hanafungurwa ku buryo bugize navuga ngo buri ofisiyeri. Haza rero abantu benshi bo muri Kigali n'abo mu yandi madiyoseze baraza mu bihe binyuranye. Nibwo rero mu minsi yashize bahanyohereje kugira ngo nze kuhakora ubutumwa ku bijyanye no kugira ngo abo baza nibura ibyo bakeneye babibone, cyane cyane misa n'amasakaramentu no gutegura izo poroje zindi zateganyijwe. Tugiye gutangira inzira y'umusaraba, dutangira hano muri Getsemani, ubare bwa mbere bwo buri hano hepfo, tugakurikira inzira y'umusaraba twifashisha kariya gatabo. Ntabwo dukoresha ya nzira y'umusaraba isanzwe kuko kakozwe ku buryo buri specifique kuri uno musozi. Ubwo turagenda turirimba, ariko turaza kugenda gahoro gahoro, muraza gushakira umuntu ugenda ku ntambwe kugira ntaza kubavuga nanjye ntegetse, kandi ubutumwa bari bwinshi. N'indora tuyobora, ubwo araboneka abantu bagenda baririmba. Harimo indirimbo mo hano ziteganyijwe zadufasha, hano dufite 2, 3. Zimwe mushobora kuba muzizi zo mu gitabo cy'umukirisitu, izindi ntabwo tuba tuzizi. Tugiye kwinjira mu isengesho, turatangirira hariya. Ibindi bese afite intensiyo rusange ihari, intensiyo rusange twese twahuriraho, bitabuje buri muntu ko yatanga intensiyo. Ariko tugendeye kuri bite y'urugendo ko yagize tuba tugomba rusange y'umuryangoremezo. Ni kuzirikana abavandimwe, nabyo nta kibazo, ariko nibuze n'umuntu gufata iyo yihariye kuko nabyo yarugiye bikeneye. Inzira y'umusaraba yacu rero ifata umwanya, ntabwo ari bya bindi nk'iyi irimo hano 30 cyangwa 40,
iyi ngiyi turamara amasaha. Izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu, usanga imitima y'abakwemera gukunda, wohereze Roho wawe kugeza ibishya bizagutunguka. Dusabe Imana n'ijuru kwemera mutagatifu, turasaba kubwirizwa nawe kumva ibitunganye no kunogerwa n'amateka ya Yesu Kristo Umwami wacu. Nemere imbere y'Imana ishobora byose, imbere y'umuvandimwe ko nacumuye rwose, ibyo natekereje, ibyo navuze, ibyo nakoze, n'ibyo nirengeje gutungana, kuko naracumuye rwose, ibyo gituma nirinda Mariya Mutagatifu n'igiteka, n'abamarayika bose, n'abatagatifu bose, namwe bavandimwe, musabe kuri Nyagasani Imana yacu. Imana ishobora byose nitubabarire dukize ibyaha byacu, maze atugeze mu bugingo bw'iteka. Yezu Kristo umukiza wacu, turagupfukamiye tugira ngo utubabarire twe n'abacu bapfuye bose. Turakwinginze udutere umwete tubone kwibuka ibyaboneye mu nzira y'umusozi wa Karuvali ujya kudupfira. Duhe kwanga ibyaha twakoze byose, tujye twemera ibiturushya hano munsi, tumenye ko inzira y'ububabare n'urwo wapfuye bizatugeza mu ikuzo ry'izuka ryacu. Nawe Bikira Mariya Mutagatifu umubyeyi wa Yezu, dutakambira aya masengesho yacu, Butatu Butagatifu yashime, uyakireho icyiro cy'ibyaha byacu. Muvandimwe ufashe aka gatabo mu ntoki, we witeguye kuzamukana na Yezu ahetse umusaraba agiye kubambwaho, banza utuze uzirikane ko ibyo ugiye gukurikira ari ukuri kwabaye mu mateka, kuko Imana yakunze isi cyane kuko Imana yakunze isi cyane yohereza umwana wayo w'ikinege kugira ngo akize isi, ariko isi irarenga ntiyamumenya, ahubwo imumanika ku giti cy'umusaraba. Zirikana ububabare buke bwawe utajya wihanganira cyangwa ukabwihanganira ari amaburakindi, noneho ujye iruhande rwa Yezu n'umubyeyi w'umutagatifu bafatanyije ububabare buteye ubwoba kugira ngo badukize. Yezu Kristo yashoboraga rwose kutigabiza ruriya rupfu, kuko ntacyo byari kugabanya ku bumana bwe, ariko kubera urukundo adukunda yemeye kudupfira ku musaraba. Umubyeyi we yashoboraga kuvuga ati, singiye kureba aho umwana wanjye yicwa, ariko yamuherekeje muri iyo nzira yose y'umusaraba kugeza ku ndunduro, afatanya nawe kuducungura. Mu ntumwa za Yezu, Yohana intumwa niwe wenyine wagize ubutwari bwo kumukurikira muri iyo nzira y'ububabare, ajya iruhande rw'umubyeyi we, afatanya nawe akababaro. Ubwo umwigisha we yaramanitse ku musaraba, ni nayo mpamvu Yezu yamuhaye umurage ukomeye wo kuba umwana wa nyina Mariya. Mbega ihirwe ryo kubarirwa mu bigishwa Yezu akunda by'umwihariko, kubera ko bemera gufatanya nawe inzira y'umusaraba kandi bakajya iruhande rw'umubyeyi w'umutagatifu. Nawe rero ubwo ugiye gukora iyi nzira y'umusaraba, jya iruhande rwa Bikira Mariya, maze igihe uza kuba ugeze iyo hejuru i Karuvariyo utega amatwi, uze kumva niba Yezu akubwiye ati dore nyoko. Umwigishwa ufatanya na Yezu n'umubyeyi we ububabare ntarangara, kuko biba atari igihe cyo kurangara, ni igihe cyo kubabarana na Yezu, ndetse n'umunaniro wo kuzamuka umusozi uhinduka ubusa imbere y'ububabare Yezu n'umubyeyi we bihanganiye kugira ngo badukize. Ngaho rero nawe badukana imbaraga zose z'umutima wawe, kuri buri ntera uhagarare witegereze, uzirikane neza ikiguzi watanzweho kugira ngo ucungurwe n'umwana w'Imana. Muvandimwe rero, iyi nzira y'umusaraba ugiye gukora ikubere Karuvariyo nyakuri, ugiye gufatanya na Yezu na Mariya ububabare bagize bwo gukiza abantu. Impinga yayo urahasanga umusaraba munini na shapeli yuzuza uburyo aho hantu hatoranyijwe kugira ngo hazabe ihuriro ry'abakristo biyemeza kujya iruhande rwa Bikira Mariya nyina wa Jambo, bakubera ahantu
twegereza Yesu umwana w'Imana witanze kugira ngo adukize, dufatanye nawe gukora kandi ubutumwa wa mwigishwa yakundaga nawe kandi mu gihe gikomeye n'imibabaro yawe abakozi ba Jali batoranyije kugira ngo ujye ukorerwaho inzira y'umusaraba kubera impamvu muri zo harimo kuba abavangiri kandi abakoranira abakristo basabiraga amahoro byari bakanereka Imana bakanereka Imana n'ibibazo binyuranye. Abakristo bakomeje kuhasenga bazanye no gusura kuri uyu musozi wa Jali hateganyijwe kandi gushingwa ikigo kizajya gifasha abantu b'ingeri zose kurushaho kwiyegereza Imana no gukira ibikomere. Tunibuke ko umusozi wa Jali washinzweho umunara muremure wa radiyo Mariya Rwanda ufasha gusakaza mu gihugu no mu mahanga iryo jwi rya gikirisitu. Muri iyi nzira y'umusaraba turarangamira amashusho yashinzwe kuri buri ntera, twifatanya n'umubyeyi Bikira Mariya wababaye bitavugwa, yitegereza ibyakorerwaga umwana we muri buri cyiciro cy'ubwo bubabare kugeza ku ndunduro yabwo. Muri iyi nzira y'umusaraba turarangamira amashusho yashinzwe kuri buri ntera, twifatanya n'umubyeyi Bikira Mariya wababaye bitavugwa, yitegereza ibyakorerwaga umwana we muri buri byiciro by'ubwo bubabare kugeza ku ndunduro yabwo. Yabaye ibambwa n'urupfu rwe ku musaraba. Turaboneraho gutura Imana Data ibikomere n'amaraso bya Yezu Kristu, tumusaba gukiza roho zacu. Turazirikana no ku butumwa umubyeyi wacu Bikira Mariya nyina wa Jambo yatangiye i Kibeho, udushishikariza guhinduka no kwihana kugira ngo dushobore kubaho dukurikiza ivanjiri y'umwana wa Yezu Kristu, kandi dushobore kwifatanya nawe mu mibabaro tugira, kuko umwana wa Mariya adatana n'imibabaro. Hari benshi bazajya baturuka mu mpande zose za Arikidiyoseze ya Kigali, mu zindi diyoseze z'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, baje kuhavoma ingabire zigenewe abo Yezu Kristu yishimira kuraga umubyeyi we. Nawe rero izo ngabire ziragutegereje. Iyi nzira y'umusaraba ugiye gukora uyikorana umutima wemera ko nyuma ya Karuvariyo hari izuka n'umutsindo wa Yezu Kristu umwami wacu watsinze ikibi, inabi n'urupfu, akadusakazamo ubuzima bushya n'amahoro bye. Aka gatabo rero karadufasha kuba iruhande rw'umucunguzi wacu ubabarana n'umubyeyi we Bikira Mariya mu gikorwa cy'ubucunguzi bwa bene muntu. Niyo mpamvu mu gusoza iyi nzira y'umusaraba ari byiza no kuzirikana ku bubabare bukomeye uwo mubyeyi yagize kuva umwana we akiri muto, ubwo yamuturaga Imana mu ngoro kugeza ku ndunduro ashyingura umurambo we mu mva. Umugereka w'aka gatabo n'amasengesho yo kurangamira ibikomere bitagatifu bya Yezu. Umuhanuzi Jali niwe watubwira ati, nyamara kandi n'imibabaro yacu yari yikoreye, ibyago byacu byari bimuremereye, ariko twe tukamubonamo wahawe igihano nk'uwibasiwe n'Imana ikamucisha bugufi. Nyamara we yahinguranyijwe kubera ibyaha byacu, ajanjagurirwa ibicumuro byacu, igihano cye cyadukomoreye amahoro, ibikomere bye tubikesha umukiro. Turifuriza buri wese ugiye gukora urugendo rw'ububabare bwa Nyagasani kujya koko iruhande rw'umubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo igihe aza kuba arurangije aze gushobora kumanuka uyu musozi yahindutse ukundi, yarushijeho kumenya ikigozi cy'umukiro wacu kiri mu mubabare umwana w'Imana yakiriye kugira ngo dukize, we wicishije bugufi kugeza aho gupfa apfire ndetse ku musaraba. Dutose gukunda Yesu, twibuke ibyamubabaje, duhimbaze kubabe mubyeyi ugira ibambe ryo twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu.
turagusenga Yesu turagushima ubwo wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Yesu mu murima wa Getsimani, kuri iyi shusho turahabona Yesu ari mu murima wa Getsimani, turabona n'abigishwa be yari amaze kubwira ati nimuguma aha musenge kandi mube maso hamwe nanjye, ariko bo barasinziriye. Yesu arasenga wenyine. Turabona n'umumarayika wo mu ijuru amubonekeye. Ivanjiri tubwira ko muri icyo gihe yasambishwaga n'agahinda nyamara akarushaho gusenga. Birashoboka ko kubera ko Yesu yari umuntu yaba yarakomeje kwizera kugeza ku ndunduro ko abigishwa be baza kumuhumuriza, by'umwihariko babandi batatu yari yajyanye nabo ahitaruye, nabo kimwe na bagenzi babo bari basinziriye. Muri uyu mwanya wababare bukabije, umubyeyi we niwe wenyine washoboraga kumva uburyo ababara, niwe wenyine washoboraga kumuhoza intimba yaterwaga n'ishavu byashoboraga gutuma yiheba. Ariko Yesu ntiyashatse ko umubyeyi we Bikira Mariya aba iruhande rwe muri uwo murima, kubera ko Getsimani yagombaga kuba ahantu h'ubwigunge bwuzuye indunduro y'ububabare bw'umucunguzi bwamuzanye muri iyi si. Muri uko kutagira ikintu na kimwe kimuhumuriza byatumye Yesu ahonyorwa n'ububabare, ariko niko kuvuga iri sengesho ati dawe ubishatse wakwigizaho inkongoro, ariko ntiwube uko nshaka ahubwo wube uko ushaka. Nuko umumarayika wo mu ijuru aramubonekera aramukomeza. Inkuru nziza yanditswe na Matayo. Nuko Yesu ajyana nabo ahantu hitwa Getsimani, maze abwira abigishwa be ati nimube mwicaye aha umwanya ngiye hariya gusenga. Ajyana na Petero na bene Zebedeyi bombi, atangira kugira agahinda n'ishavu. Nuko arababwira ati umutima wanjye urashavuye byo gupfa, nimuguma aha kandi mube maso hamwe nanjye. Hanyuma yigira imbere gato, agwa yubitse amaso asenga agira ati dawe niba bishoboka inkongoro ice kure yanjye, nyamara ntiwube uko nshaka ahubwo wube uko wowe ushaka. Agaruka ku bigishwa be maze asanga basinziriye. Nuko abwira Petero ati n'ibyo byawe ntashoboye kuba maso hamwe nanjye nibura nanjye isaha imwe? Nimube maso kandi musenge kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Umutima w'umuntu uharanira ibyiza, naho umubiri ukagira intege nke. Arongera ajya kwambaza ubwa kabiri ati dawe niba inkongoro idashobora guhita ntayinyoyeho, icyo ushaka n'igikorwe. Hanyuma agarutse asanga nanone abigishwa basinziriye kuko amaso yabo yari aremerewe. Arabihorera maze yongera kujya kwambaza ubwa gatatu, asubira muri ya magambo Yesu wanjye sinshaka kongera gusinzira imbere y'imibabaro yawe n'iya mugenzi wanjye. Ngaha ndaje nje iwawe kandi nje gufatanya nawe inzira y'umusaraba. Nawe mubyeyi Bikira Mariya, nubwo kubw'umubiri utari mu murima wa Getsimani, ariko muri icyo gihe nawe ubwawe ntiwari usinziriye, kandi mu rukundo rwawe rwa kibyeyi rutigeze ruhinyuka wari iruhande rwe. Mfasha nanjye nshobore kuza iruhande rwawe n'urw'umwana wawe, kuko nifuza rwose kugendana namwe muri iyi nzira y'umusaraba. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Bana banjye nimusenge nimukurikira kandi mukurikiza ivanjiri y'umwana wanjye, nta kizababuza kumererwa neza kuri roho zanyu. Umwana wanjye yarababaye cyane, baramutoteje baramuhindanya, ariko ntibyamubujije kuba umwami w'ijuru n'isi. Yesu na Mariya, ubu tuje iruhande rwanyu kugira ngo dufatanye namwe inzira y'umusaraba. Turashaka rwose kubagaragariza urukundo n'ubudahemuka tubafitiye. Turemera rwose ko kenshi twagiye tujya kure yanyu kandi mubabara, tukaba nanone twarabakomerekeje cyane mu magambo no mu bikorwa byacu bibi, ari nako dukomeretsa imitima y'abavandimwe bacu. Igihe cyose turangwa n'ubwikunde, ubwirasi, ibitutsi n'ayandi mafuti, igihe cyose twishimisha mu by'abandi cyangwa tukanga guha abandi ku byacu, nabwo tuba tubakomeretsa. Ibyo Yezu nawe mubyeyi Bikira Mariya turemera ko bibababaza kuri buri wese, kuko buri wese muri twe ari umuvandimwe wawe Nyagasani n'umwana wawe mubyeyi Bikira Mariya. Ubu rwose kugira ngo dushobore kubakurikira mu bubabare bwanyu twicujije ibyaha byose twakoze,
turabinginze mutwakire kugira ngo dufatanye ububabare bwanyu no kugira ngo twebwe ububabare n'ibikomere byacu dushobore kugira uruhare ku mukiro wacu bwite n'uw'isi yose. Twishingikirije ku rugero rwanyu, twemeye inzira yacu y'umusaraba, inzira y'umusaraba y'umuryango wacu, iy'abandi bavandimwe bacu, iya kiliziya n'iy'isi yose. Turifuza rwose kugira uruhare ku byatuma isi igera ku mukiro. Isengesho rusange ry'abakora inzira y'umusaraba. Dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibya roho n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigira ibikomere byawe bitagatifu. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire, roho z'abakristo bapfuye Imana n'izabarire ziruhukire mu mahoro. Mubyeyi ugira ibambe, twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu, igihe Yesu yitanze wabonye yenda kwitanga Yesu kuri uyu musozi wa Jali hateganyijwe kandi gushingwa ikigo kizajya gifasha abantu b'ingeri zose kurushaho kwiyegereza Imana no gukira ibikomere. Tunibuke ko umusozi wa Jali washinzweho umunara muremure wa radiyo Mariya Rwanda ufasha gusakaza mu gihugu no mu mahanga iryo jwi rya gikirisitu. Muri iyi nzira y'umusaraba turarangamira amashusho yashinzwe kuri buri ntera, twifatanya n'umubyeyi Bikira Mariya wababaye bitavugwa, yitegereza ibyakorerwaga umwana we muri buri cyiciro cy'ubwo bubabare kugeza ku ndunduro yabwo. Muri iyi ntera y'umusaraba, muri inzira y'umusaraba turarangamira amashusho yashinzwe kuri buri ntera, twifatanya n'umubyeyi Bikira Mariya wababaye bitavugwa, yitegereza ibyakorerwaga umwana we muri buri byiciro by'ubwo bubabare kugeza ku ndunduro yabwo. Yabaye ibambwa n'urupfu rwe ku musaraba. Turaboneraho gutura Imana Data ibikomere n'amaraso bya Yezu Kristo, tumusaba gukiza roho zacu. Turazirikana no ku butumwa umubyeyi wacu Bikira Mariya nyina wa Jambo yatangiye Kibeho, udushishikariza guhinduka no kwihana kugira ngo dushobore kubaho dukurikiza ivanjiri y'umwana we Yezu Kristo, kandi dushobore kwifatanya nawe mu mibabaro tugira, kuko umwana wa Mariya adatana n'imibabaro.
hari benshi bazajya baturuka mu mpande zose za arikidiyoseze ya Kigali, mu zindi diyoseze z'u Rwanda ndetse no hanze yarwo, baje kuhavoma ingabire zigenewe abo Yezu Kristu yishimira kuraga umubyeyi we. Nawe rero izo ngabire ziragutegereje. Iyi nzira y'umusaraba ugiye gukora, uyikorana umutima wemera ko nyuma ya Karuvariyo hari izuka n'umutsindo wa Yezu Kristu umwami wacu, watsinze ikibi, inabi n'urupfu, akadusakazamo ubuzima bushya n'amahoro bye. Aka gatabo rero karadufasha kuba iruhande rw'umucunguzi wacu, ubabarana n'umubyeyi we Bikira Mariya mu gikorwa cy'ubucunguzi bwa bene muntu. Niyo mpamvu mu gusoza iyi nzira y'umusaraba ari byiza no kuzirikana ku bubabare bukomeye uwo mubyeyi yagize kuva umwana we akiri muto, ubwo yamuturaga Imana mu ngoro kugeza ku ndunduro ashyingura umurambo we mu mva. Umugereka w'aka gatabo n'amasengesho yo kurangamira ibikomere bitagatifu bya Yezu. Umuhanuzi Jali niwe watubwira ati, nyamara kandi n'imibabaro yacu yari yikoreye, ibyago byacu byari bimuremereye, ariko twe tukamubonamo uwahawe igihano, nk'uwibasiwe n'Imana ikamucisha bugufi. Nyamara we yahinguranyijwe kubera ibyaha byacu, ajanjagurirwa ibicumuro byacu. Igihano cye cyadukomoreye amahoro, ibikomere bye tubikesha umukiro. Turifuriza buri wese ugiye gukora urugendo rw'ububabare bwa Nyagasani kujya koko iruhande rw'umubyeyi Bikira Mariya, kugira ngo igihe aza kuba arurangije aze gushobora kumanuka uyu musozi yahindutse ukundi, yarushijeho kumenya ikiguzi cy'umukiro wacu kiri mu mubabare umwana w'Imana yakiriye kugira ngo dukize, we wicishije bugufi kugeza aho gupfa apfire ndetse ku musaraba. Dutoze gukunda Yesu, twibuke ibyamubabaje, duhimbaze kubabe mubyeyi ugira ibambe ryo twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu. Turagusenga Yesu, turagushima ubwo wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Yezu mu murima wa Getsimani. Kuri iyi shusho turahabona Yezu ari mu murima wa Getsimani, turahabona n'abigishwa be yari amaze kubwira ati, nimuguma aha musenge kandi mube maso hamwe nanjye, ariko bo barasinziriye. Yezu arasenga wenyine. Turabona n'umumarayika wo mu ijuru amubonekeye. Ivanjiri tubwira ko muri icyo gihe yasambishwaga n'agahinda, nyamara akarushaho gusenga. Birashoboka ko kubera ko Yezu yari umuntu, yaba yarakomeje kwizera kugeza ku ndunduro, ko abigishwa be baza kumuhumuriza, by'umwihariko babandi batatu yari yajyanye nabo ahitaruye. Nabo kimwe na bagenzi babo bari basinziriye. Muri uyu mwanya w'ububabare bukabije, umubyeyi we niwe wenyine washoboraga kumva uburyo ababara. Niwe wenyine washoboraga kumuhoza intimba yaterwaga n'ishavu byashoboraga gutuma yiheba. Ariko Yezu ntiyashatse ko umubyeyi we Bikira Mariya aba iruhande rwe muri uwo murima, kubera ko Getsimani yagombaga kuba ahantu h'ubwigunge bwuzuye, indunduro y'ububabare bw'umucunguzi bwamuzanye muri iyi si. Muri uko kutagira ikintu na kimwe kimuhumuriza, byatumye Yezu ahonyorwa n'ububabare, ariko niko kuvuga iri sengesho ati, dawe ubishatse wakwigizaho inkongoro, ariko ntiwube uko nshaka, ahubwo wube uko ushaka. Nuko umumarayika wo mu ijuru aramubonekera, aramukomeza. Inkuru nziza yanditswe na Matayo. Nuko Yezu ajyana nabo ahantu hitwa Getsimani, maze abwira abigishwa be ati, nimube mwicaye aha umwanya ngiye hariya gusenga. Ajyana na Petero na bene Zebedeyi bombi, atangira kugira agahinda n'ishavu. Nuko arababwira ati, umutima wanjye urashavuye byo gupfa, nimuguma aha kandi mube maso hamwe nanjye. Hanyuma yigira imbere gato, agwa yubitse amaso, asenga agira ati, dawe niba bishoboka inkongoro ice kure yanjye, nyamara ntiwube uko nshaka, ahubwo wube uko wowe ushaka. Agaruka ku bigishwa be, maze asanga basinziriye. Nuko abwira Petero ati, n'ibyo byawe ntiwashoboye kuba amaso hamwe nanjye nibura nanjye isaha imwe?
nimube maso kandi musenge kugira ngo mutaza kugwa mu gishuko. Umutima w'umuntu uharanira ibyiza, naho umubiri ukagira intege nke. Arongera ajya kwambaza ubwa kabiri ati, dawe, niba iyi nkongoro idashobora guhita ntayinyoyeho, icyo ushaka n'igikorwe. Hanyuma agarutse asanga nanone abigishwa basinziriye, kuko amaso yabo yari aremerewe. Arabihorera maze yongera kujya kwambaza ubwa gatatu, asubira muri ya magambo, Yezu wanjye, sinshaka kongera gusinzira imbere y'imibabaro yawe n'iya mugenzi wanjye. Ngaha ndaje nje iwawe, kandi nje gufatanya nawe inzira y'umusaraba. Nawe mubyeyi Bikira Mariya, nubwo kubw'umubiri utari mu murima wa Getsemani, ariko muri icyo gihe nawe ubwawe ntiwari usinziriye, kandi mu rukundo rwawe rwa kibyeyi rutigeze ruhinyuka wari iruhande rwe. Mfasha nanjye nshobore kuza iruhande rwawe n'urw'umwana wawe, kuko nifuza rwose kugendana namwe muri iyi nzira y'umusaraba. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Bana banjye, nimusenge nimukurikira kandi mukurikiza ivanjiri y'umwana wanjye, nta kizababuza kumererwa neza kuri roho zanyu. Umwana wanjye yarababaye cyane, baramutoteje, baramuhindanya, ariko ntibyamubujije kuba umwami w'ijuru n'isi. Yezu na Mariya, ubu tuje iruhande rwanyu kugira ngo dufatanye namwe inzira y'umusaraba. Turashaka rwose kubagaragariza urukundo n'ubudahemuka tubafitiye. Turemera rwose ko kenshi twagiye tujya kure yanyu kandi mubabara, tukaba nanone twarabakomerekeje cyane mu magambo no mu bikorwa byacu bibi, ari nako dukomeretsa imitima y'abavandimwe bacu. Igihe cyose turangwa n'ubwikunde, ubwirasi, ibitutsi n'ayandi mafuti, igihe cyose twishimisha mu by'abandi cyangwa tukanga guha abandi ku byacu, nabwo tuba tubakomeretsa. Ibyo Yezu nawe mubyeyi Bikira Mariya, turemera ko bibababaza kuri buri wese, kuko buri wese muri twe ari umuvandimwe wawe, Nyagasani n'umwana wawe mubyeyi Bikira Mariya. Ubu rwose kugira ngo dushobore kubakurikira mu bubabare bwanyu, twicujije ibyaha byose twakoze, turabinginze mutwakire kugira ngo dufatanye ububabare bwanyu, no kugira ngo twebwe mu bubabare n'ibikomere byacu dushobore kugira uruhare umukiro wacu bwite n'uw'isi yose. Twishingikirije ku rugero rwanyu, twemeye inzira yacu y'umusaraba, inzira y'umusaraba y'umuryango wacu, iy'abandi bavandimwe bacu, iya Kiliziya n'iy'isi yose. Turifuza rwose kugira uruhare ku byatuma isi igera ku mukiro. Isengesho rusange by'abakora inzira y'umusaraba. Dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibya roho n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigira ibikomere byawe bitagatifu. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, mukiza roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukiza roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukiza roho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire. Roho z'abakristo bapfuye Imana n'izabarire ziruhukire mu mahoro. Mubyeyi ugira ibambe, twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu, igihe Yesu yitanze adukita kari.
Turagusenga Yesu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Yesu amucira urubanza rwo gupfa. Kuri iyi ntera turahabona Yesu ari hagati ya Pilato n'abasirikare. Munsi ye hari imbaga yasaze irimo gushegera ko abambwa ku musaraba. Iyo mbaga yuzuye urwango yohejwe n'abakuru b'inama nkuru irimo gutontoma no kuvuga amagambo atinyisha, basakuza batera hejuru ibipfunsi, amacumu n'impiri ngo nabambwe ku musaraba. Bose hamwe n'abasirikare bategereje ko Pilato aca iteka ryo kumwicisha. Nyamara Pilato wari washatse kumurekura kubera ko nta cyaha yamusanganye, ahisemo gukarabira imbere yabo ahamya ko ari umwere w'ayo maraso, maze amugabiza abo bagome. Hejuru y'iyo nyanja y'ubugome Yesu bahindanyije bamukubita, aracyafite uburyo bwo kubereka ikuzo ry'ingoma ye. Mu ndoro ye yuje neza n'impuhwe aritegereza abo bantu bamurega, kuko azi ikiri mu mitima yabo inangiye. Nta kindi gishobora kumukomeza usibye umubyeyi we wari aho atigaragaza, ariko imitima yabo ifatanyije ubwo bubabare. Isomo dusanga mu gitabo cya Yeremiya. Njye nari nk'umwana w'intama utuje bajyanye mu ibagiro, sinari nzi ko bangiriye imigambi mibi bagira bati, nimucyo dutsinde igiti cy'igitoshye tugitsembe mu gihugu cy'abazima, izina rye ryo kuzongera kuvuga ukundi. Yezu wanjye, baguciriye urubanza, ariko wowe ntiwarubaciriye. Ubuzima bwawe bwose waharaniye kurenganura abababaye, kwitangira abatereranywe, none dore bagushyize mu rwego rw'abagizi ba nabi ruharwa. Mbega ukuntu bibabaje. Nyagasani Yezu, tubabarire iyo nabi yose twakugiriye. Yezu mwiza, tubabarire kuko na n'ubu igihe cyose turenganya umwere, igihe cyose inzirakarengane kubitwa, igihe cyose twanga gufasha umukene, niwe dukomeza kugirira nabi. Ubu noneho ariko ngusezeranyije ko ngiye kwisubiraho. Ndasabira n'abatariyemeza gufasha abakene n'abarwayi, kimwe n'abatagira ubutwari bwo kurenganura intungane n'inzirakarengane. Ubutumwa bwa Bikira Mariya Kibeho. Abantu nibisubireho bidatinze bagarukira Imana. Nimwicuze, nimuhinduke inzira z'ikigendwa. Twese hamwe. Dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibya roho n'imitima yacu. Yesu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigire ibikomere byawe bitagatifu. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yesu wabambwe. Yesu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yesu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yesu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire.
y'Imana n'izuba rirezerukire mu mahoro. Yesu mukiza abantu warababaye cyane. Nuko wadukunze rwose ukadupfira twese ibyaha turabigaya dukunde wowe gusa. Inuma ya Yesu yaramugambaniye, yashasinya arababwira ati nimubona uwo nsomye aba ari we mufata, araza ramya Yesu naye Yesu ndiyanga. Yesu mukiza abantu warababaye cyane kubera ibyaha. Gusenga Yesu turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Yesu amukorera umusaraba. Kuri iyi ntera turahabona Yesu ashyize umusaraba munini kandi uremereye ku bitugu bye. Abantu bawumukoreye baracyawufasheho, ariko biteguye gutangira urwo rugendo ruteye ubwoba. Bamwe muri bo baramusunika bamubwira amagambo mabi arimo ibitutsi no kumutera ubwoba, ariko Yesu we ntacyo abasubiza, ahubwo yahisemo kwegeka umutwe we uriho ikamba ry'amahwa ku giti cy'umusaraba, ku buryo bigaragara ko yiteguye gutangira urugendo rwe yerekeza i Karuvariyo. Inkuru nziza uko yanditswe na Yohani. Nuko Yesu agenda yikoreye umusaraba we yerekeza ahantu hitwa ku K'ibihanga, mu gihe Heburayi hakitwa Gologota. Yesu wanjye, mbega ukuntu ibyo wemeye kwihanganira kubera twe bibabaje. Umubiri wawe wose wuzuye ibikomere n'intege zagushizemo, none dore umugongo wawe uwuhetseho uwo musaraba uremereye. Ibyo byose bigeretseho kuguhunda ibitutsi n'imivumo, kugukwena no kugukubita. Nawe kandi wemeye bagushoreye nk'umwana w'intama bajyanye mu ibagiro. Ntacyo ukora kugira ngo ugaragaze kurengana. Nanjye Yesu wanjye, mu kwitegereza uburyo uhetse uwo musaraba, mbabajwe nuko ari twebwe abantu waje gukiza tukugenjereje dutyo. Ubu rwose tugusezeranyije ko tugiye guhinduka. Guhera ubu twemeye ko abandi bantu ari bo baduhekesha imisaraba, aho kugira ngo tugire uwo tuwuhekesha. Tugusezeranyije ko tugiye kwita ku bahetse imisaraba no kubafasha uko dushoboye kose, kugira ngo batazongera gutwara umusaraba w'akarengane. Tubabarire Yesu, kuko kenshi twagize ubushobozi bwo kubuza ikibi ariko ntitwabikora. Kuva ubu tugiye gukora uko dushoboye kose kugira ngo twegere abababara. Tuzi ko ntacyo twishoboreye, ariko ntituzongera gusubira inyuma. Ubu twiteguye kubabarana nawe kubera bagenzi bacu nk'uko umubyeyi wawe yabigize. Ubutumwa bwa Bikira Mariya Ikibeho. Kubabara kandi ni inzira yo guhongerera icyaha cy'isi no kwifatanya na Yesu na Mariya mu gukiza isi. Ni byiza kwakira no kwemera n'ibyishimo imibabaro yose, kwibabaza no kwigomwa kugira ngo isi ihinduke. Twese hamwe. Dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo bikize ibyaraho n'imitima yacu. Yesu wanjye, tubabarire kandi tugirire impuhwe, ubigira ibikomere byawe bitagatifu.
umubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire, roho z'abakristo bapfuye Imana nizobabarire ziruhukire mu mahoro. Intumwa z'Abayahudi zifata Yezu maze baramuboha bamukubita hose bamujyana akayita mbega uburemere bukabije bw'umusaraba. Yezu wabaye agitera intambwe za mbere ahita yitura hasi. Yezu wari usanganywe ububabare bw'inkoni yakubitiwe kwa Pilato, intege zamushizemo, arashaka kwiramiza amaboko ye, ariko dore baramukuruye ngo ahaguruke agende. Ijambo ry'Imana ko ryanditswe mu mage, mu bitotezo no mu ihagarikamutima mbigirira Kristo, ko igihe cyose mba mfite intege nke aribwo nyine mba nkomeye. Yezu wanjye, ndakwinginze muri iryo gwa ryawe, aho waguye ku butaka umusaraba ukakugwaho, we musaseridoti mukuru waje kuduhangira inzira nshya igana kwa Data, ngushimiye kuba wakiriye umusaraba wawe kugira ngo udufungurire iyo nzira nshya. Ndasabira abantu bose bumvise umuhamagaro wawe bakagukurikira, icyampa ngo nabo babe nkawe, kugira ngo twese duhore twiteguye kwitangira abandi no kuba ibitambo bironkera isi umukiro. Ndasabira ababujijwe gukora umurimo wabo wo kwamamaza inkuru nziza n'abatotezwa bazira izina ryawe. Ndagusaba kandi ngo uhe abasaseridoti bose ingabire yo kujya batabara mu izina ryawe abantu bose bateye umugongo umuhamagaro wabo. Icyaduha ngo abapadiri bose bashobore kubaho bagaragaza isura yawe. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Ku mukristo ubabare ni ngombwa kugira ngo azagere mu ikuzo ry'ijuru. Ntawe ugera mu ijuru atababaye, umwana wa Mariya ntatana n'umubabaro. Twese hamwe, dawe Imana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibyaroho n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigira ibikomere byawe bitagatifu. Umubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire, roho z'abakristo bapfuye Imana nizibabarire ziruhukire mu mahoro. Amen.
ku musaraba waradukijije udutangirira ikiru cy'ibyaha utsinda uwari watwigaruriye nyagasani ikiru cy'ibyaha utsinda uwari watwigaruriye nyagasani turagusenga Yesu turagushima Mungu wakirishije abantu umusaraba mutagatifu Yesu ahura n'umubyeyi we Yesu akimara kongera gutangira urugendo yahuye na nyina noneho amwegereye wa musaraba munini kandi uremereye wongeye kugaragara cyane uburyo wagira ngo bahaye akanya ko guhoberana bwa nyuma umubyeyi mutagatifu we ahise ashishirana urukundo uruhanga rw'umwana we ubabara Yesu nawe abikorana icyubahiro ku rutugu rw'umubyeyi we ni umwanya w'igishyika gikomeye cyane cy'urukundo rw'ineza rwuzuye ububabare buri wese muri twe ashobora kwiyumvisha. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. Dore umugaragu, imbaga y'abantu yamubonye irakangarana kuko yari yangiritse bitavugwa. Imisasire ye ntaho yari igihuriye n'iy'umuntu. Yakuriye imbere y'Uhoraho nk'umumero ushibutse, ameze nk'umuzi wanamye mu gitaka cyumiranye. Nta buranga, nta n'igikundiro byo kurembuza amaso yacu, yewe nta n'igihagararo cyamutera igikundiro. Yezu wanjye, umubabare bukabije wagiriye muri iyo nzira y'umusaraba, wabonye umuhoza utagereranywa, umubyeyi wawe waguherekeje muri iyo nzira y'ububabare. Mu kuza iruhande rwawe yakubereye ihumure rikomeye muri icyo gihe cya nyuma cy'urwo rugendo rwawe ujya kubambwa. Mubyeyi Mariya, uwo mwanya wabayeho kubera ko wakomeje kuba indahemuka kandi ukaba utarigeze uhunga ububabare bwawe cyangwa ubw'umwana wawe. Turagushimira kuba waramuhumurije n'ikiganza cyawe cyuje ubugwaneza. Turagushimira nawe Yezu kuba warashubije ineza y'umubyeyi wawe Mariya. Turabashimira Yezu na Mariya kuba mwarafatanyije urwo rugendo rw'ububabare. Ubu noneho nanjye reka nsabire abababara bose, ababyeyi bose bababara kubera abana babo, abantu bose batagishobora guhura kubera akarengane k'abantu n'ibitotezo bibabuza, n'abatagishaka guhura kubera ko urukundo n'ukwizera bari bafitanye byayoyotse. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Ishapure y'ububabare burindwi bwa Bikira Mariya ni imwe mu ngingo zikomeye z'ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Bikira Mariya yifuza ko yakwitabwaho ikavugwa ku isi yose. Twese hamwe, dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristu, kugira ngo bikize roho n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi ubigire ibikomere byawe bitagatifu. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, shiraga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu.
Yezu Mariya ndabakunda ikizero n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire, roho z'abakristu bapfuye Imana nizibabarire ziruhukire mu mahoro. Umusaraba niwo inema zavuye, ku musaraba twabonye ubuzima, niho Yezu yaturonkeye inema, niho azigabira abantu umusaraba waradukijije, udutangiye ikiru cy'ibyaha, utsinduwa watwigaruriye, Nyagasani turaba. Wakirishira abantu umusaraba mutagatifu. None umunyaseni wafatanye na Yezu ku musaraba. Kuri iyi ntera turahabona Yezu ari rwagati mu mbaga y'abantu, yashyizemo rwose nta kabaraga gifite, ubwo wagira ngo ariremereye, arahungabana, wagira ngo nta gatege na busa gifite ko kumuramira. Abanzi be ntibashaka ko agwa mu nzira bataramubamba, niyo mpamvu bahatiye Simoni umunyasirene kumufasha. Ibyo ariko ntibabuza gukomeza gutontoma no kumujomba amacumu, imihoro n'ibipfunsi. Nyagasani Yezu, guhura n'umubyeyi wawe byaraguhumurije, bikongerera n'imbaraga z'umutima mu gihe imbaraga z'umubiri zari zadushizemo. Niyo mpamvu yatumye bahatira Simoni umunyasirene kugira ngo agufashe gutwara uwo musaraba. Mu kugufasha, Simoni yaguteye inkunga y'agaciro kanini kugira ngo ukomeze urwo rugendo rwo kumvira Imana Data. Natwe turagusaba ngo mu gihe imbaraga zacu zicogoye, ujye uduha umuntu uduhuhiramo nka Simoni umunyasirene kugira ngo adufashe gutwara umusaraba wacu. Urakoze Yezu, kuko muri urwo rugero rwa Simoni umunyasirene dushobora kumenya ko natwe dufite imbaraga z'umutima, iz'ubwenge n'iz'umubiri, dushobora gufasha mugenzi wacu udukeneye. Niyo mpamvu muri aka kanya twiyemeje gufasha abababara bose. Turakwinginze udufashe kugira ngo ibiganza byacu bishobore gufasha abo bose batagishobora gukoresha ibiganza byabo, kugira ngo amaso yacu abere imboni abatabona, kugira ngo ibirenge byacu bishobore gufasha abamugaye. Turaje twese ngo dukoreshe ugushaka kwawe. Ubutumwa bwa Bikira Mariya Kibeho. Nimusenge ubutarambirwa kandi musabire isi kugira ngo ihinduke. Isi imeze nabi, igiye kugwa mu rwobo, ari byo kuvuga guhora mu byago byinshi kandi bidashira. Isi yarigometse, nta rukundo n'amahoro yifitemo. Niba mutisubiyeho ngo muhindure imitima yanyu, mwese mugiye kugwa mu rwobo. Twese hamwe. Dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibya roho n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigire ibikomere byawe bitagatifu. Umutima mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe.
Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire, ngabo z'abakristo bapfuye Imana n'izobarire ziruhukire mu mahoro. Yezu wemeye gupfa umeze nk'intambwe, urwo twari dukwiye ni wowe Rwami. Abo barisha bawe ntibagusoneye, wewe turagukunda tugushimagiza. Yezu wagize ibyago n'agashinyaguro, kandi ari wowe Mana nyir'isi n'ijuru. Ibyo ni ibyaha byacu byicishije Yesu, nimucyo tubireke tumukurikirane. Urwo twari dukwiye ni wowe Rwami. Abo babisha bawe ntibagusoneye, tweho turagukunda tugushimagiza. Nimundebere umutwe ushakaje amahwa, amaraso amutemba umubiri wose. Yezu wemeye gupfa umeze nk'intaka, urwo twari dukwiye ni wowe Rwami. Abo babisha bawe ntibagusoneye, tweho turagukunda tugushimagiza. Turagusenga Yezu turagushima, yuko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Abagore barebaga inabi yagiriwe, maze yegera uruhanga rwa Kristo, na Kristo aramwemerera aca bugufi kugira ngo amuhanagure mu maso. Uyu munsi turahabona abagore b'abanyampuhwe barimo Mariya nyina wa Yezu, bahuje umutima we wa kibyeyi n'uwa Veronika, maze igikorwa cy'iyo mitima yombi kigacogoza ubukana bw'abantu ba ruzirampuhwe bamusunikaga bashaka kumurizamo icyo gikorwa cy'urukundo n'impuhwe, bamuvunderezaho ibitutsi. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Jali. Nta buranga nta n'igikundiro byo kurembuza amaso yacu. Yari yasuzuguwe kandi yatereranywe n'abantu, umunyamibabaro n'umumenyerane w'ibyago. Yari asuzuguritse twese ntawe umwitaho. Yezu mukiza wacu, wacishije bugufi uruhanga rwawe kugira ngo Veronika wari wuzuye urukundo runyampuhwe aguhanagure. Turasabira abarwayi n'ababara bose kugira ngo bajye bemerana umutima ushimira imirimo ibakorerwa n'urukundo ku bantu babitaho. Uha abantu bose begera abarwayi kujya bakubona muri bo. By'umwihariko turasabira abacitse intege kubera abavandimwe babo barwaye igihe kirekire. Turasabira abakozi bose bo mu bitaro, abaganga n'abaforomo kugira ngo bajye bita ku barwayi barangwa n'urukundo kandi bazi neza ko ari wowe bakorera, no kugira ngo bashobore koroshya imibabaro yabo babigiranye urukundo. Turasabira n'abayobozi ba roho bayobora abantu mu kwiyunga n'Imana Data babikesheje ingabire bahawe. Icyaduha ngo nyuma ya buri penetensiya buri mupadiri yumvemo ibyishimo nk'ibya Veronika, na buri mukristo umaze kwicuza yumvemo ibyishimo by'ihirwe byo kwiyunga n'Imana no gusukurwa. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Ku mukristo ubabare ni ngombwa kugira ngo azagere mu ikuzo ry'ijuru. Ntawe ugera mu ijuru atababaye,
ni byiza kwakirana ukwemera n'ibyishimo imibabaro yose, kwibabaza no kwigomwa kugira ngo isi ihinduke. Twese hamwe. Dawe Imana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibyaro n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigire ibikomere byawe bitagatifu. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, ukiziraho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, ukiziraho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, ukiziraho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire, utubabarire. Roho wa Kristo bapfuye Imana nizibabarire ziruhukire mu mahoro. Amen. Yezu umwami w'ishema washatse kubambwa, ngukirije iyo neza batakwitura. Turagusenga Yezu, turagushima uko wakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Yezu ako bwa kabiri. Kuri iyi ntera turahabona Yezu yongeye gukubita amavi hasi, amaboko ye n'uruhanga rwe biri mu mukungugu. Ubugome bw'abamushinyagurira bwiyongereye, ibitutsi n'ibigambo byo gutera ubwoba byiyongereye. Bamwe mu banzi be bateruye umusaraba, mu gihe abandi barimo kumukurura ngo ahaguruke kugira ngo yongere yikorere umusaraba maze akomeze urugendo. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Jali. Nyamara kandi n'imibabaro yacu yari yikoreye, ni ibyago byacu byari bimuremereye, ariko twe tukamubonamo uwahawe igihano, nk'uwibasiwe n'Imana ikamucisha bugufi. Nyamara we yari yahinguranyijwe kubera ibyaha byacu, ajanjagurirwa ibicumuro byacu. Igihano cye cyadukomoreye amahoro, ibikomere bye tubikesha umukiro. Yezu wanjye, dore wongeye kugwa hasi, umusaraba waguhonyoye. Nta gatege ugifite, wisunze amabuye, kuko ariyo wabonye yoroshye kurusha imitima y'abantu, kurusha abo bantu bakwica urubozo, bagukubita, bagukurura imisatsi, bakagusunika ngo wongere uheke umusaraba. Mu nyanja y'ububabare warimo, umubyeyi wawe yabuze uko abigenza. Waguye hasi, nyamara abanzi bawe bo bakomeje kunangira mu rwango rwabo no mu myifatire yabo izira impuhwe. Ntibahwemye gutonoma bagutuka, ariko kugwa hasi ntibyaguheranye, warongera uhaguruka, kuko wari wiyemeje kudukunda kugeza ku ndunduro. Yezu wanjye,
turasabira abantu bose batakifitiye icyizere kubera kongera kugwa mu cyaha, kubera ko urwango rwongeye kubagusha n'ubwikunde bukabareshya kandi bari barasezeranye ko bagiye kwisubiraho. Turasabira n'abagerageje kwihambura ku bucakara bw'ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi abantu bizirikaho. Tugasabira abo bose bongeye gukururuka hasi kubera gucishwa bugufi n'icyaha. Yezu mwiza, bahagurutse bongere bakurangamire. Ubutumwa bwa Bikira Mariya Kibeho. Ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani mwaka w'1982, Bikira Mariya yabonetse arira cyane, afite ishavu ryinshi kubera abantu b'iki gihe barangwa n'ukwemera guke no kutihana. Abantu badohotse mu migenzo myiza, bitabira ingeso mbi, barica amategeko y'Imana uko bishakiye. Twese hamwe, dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibyaro n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigire ibikomere bya bitagatifu. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire, roho z'abakristu bapfuye Imana nizobabarire ziruhukire mu mahoro. Gira imbabazi, umva amaganya yacu, nibanga bawe bagukabira. Gira imbabazi, tubabarire twese ibyaha byacu ibyaha byacu bihobe kwababaje. Gira imbabazi, tubabarire twese ibyaha byacu utabiduhora. Turagusenga Yezu, turagushima. Yezu ahoza abagore bamuririra. Igihe Yezu yarimo azamuka umusozi wa Karuvariyo, Yezu yahuye n'inteko y'abagore b'i Yerusalemu, bababajwe no kwitegereza ibyo yarimo kugirirwa. Baraboroga kandi barikubita mu gituza. Yezu niko guhagarara, maze arababwira ati, mwoye kundirira, ahubwo nimwiririre mwe n'abana banyu. Yezu n'abo bagore bagiranye umubano w'impuhwe, ariko impuhwe za Kristo barenze abo bagore, ariko impuhwe za Kristo zarenze abo bagore zerekezwa ku isi yose kubera ibyaha byayo, ari byo ntandaro y'ibibi biyirimo n'urupfu rwe. Nyamara iruhande rw'uwo mutima w'impuhwe w'abagore hari higanje urwango, agashinyaguro n'ubugome by'abanzi ba Yezu. Ibyo ariko ntibyabujije Yezu kugira imbaraga zo guhoza abandi. Inkuru nziza yanditswe na Luka. Yezu yari akurikiwe n'imbaga nyamwinshi y'abantu, barimo abagore baboroga bamuririra. Bigeze aho Yezu
arabakebuka maze arababwira ati, bakobwa b'i Yeruzalemu, mwindirira, ahubwo mwiririre mwebwe n'abana banyu, dore hagiye kuza igihe bazavuga bati, hahirwa ingumba n'inda zitabyaye n'amabere atonkeje. Yezu, buri kanya ubonye ugakoresha mu kwigisha no mu kumenyesha abantu inkuru nziza no gushaka kwa data. Turagushimira Yezu, buri jambo wavuze utumenyesha umukiro, urukundo n'impuhwe n'imbabazi. Yezu wacu, duhe ingabire yo kumva ijambo ryawe mu bitubaho byose muri ubu buzima. Duhe kutigera twima amatwi ijambo ryawe, ahubwo tuyoborwe n'ijambo ryawe nk'uko umubyeyi wawe yabigenje. Tugusabye imbabazi kubera inshuro nyinshi tutitaye ku ijambo ryawe, kandi turakwinginze utubabarire icyaha cyo kuba tutararyubashye. Turasabira abamamaza ijambo ryawe ku isi yose n'abayobozi bose ba Kiliziya, ubahe kuba aba mbere mu kumva no gukurikiza ijambo ryawe, kandi ntibarambirwe kurimenyesha abandi babifashijwemo n'imbaraga za Roho Mutagatifu. Yezu, uha abarezi bose kumera nkawe, sukura imitima y'abarezi n'ababyeyi bose, uyirinde ubwikunde n'ubwirasi, kugira ngo bashobore gukora igikorwa gihebuje cyo kurera abana n'urubyiruko mu kwicisha bugufi n'ubwiyoroshye. Nyagasani Yezu, kiza imitima yacu ubupfamatwi bwa roho, icyaduha ngo buri jambo icengere mu nkebe zose z'umutima wacu. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Isi imeze nabi cyane, niba muticujije ngo mwange ibyaha byanyu bibashiriyeho. Niyo mpamvu bikomeza kumbabaza, kuko nshaka kubakiza ruriya rwobo ngo mutarugwamo mukanga. Twese hamwe. Dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibya roho n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigire ibikomere byawe bitagatifu. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Turagusenga Yezu, turagushima. Wakishije abantu mutagatifu. Nyagasani utubabarire. Koza Kristo bapfuye Imana n'izabarezi rukire mu mahoro. Mubyeyi ugira ibambe, twibutse iminsi yose ibyababaje Yesu, ibyababaje inde utagira ishavu, yibutse nyina wa Turagusenga Yezu, turagushima. Yuko wakirishije umusaraba w'ubutagatifu. Yezu amwambura imyambaro ye. Yezu ageze mu mpinga ya Karuvariyo, aho agiye kubambwa, abasirikare bamwambuye imyambaro ye, batitaye ku bubabare butwika afite, kandi yashizemo intege zose. Amaboko ye n'igituza cye bimaze kwamburwa ku buryo bigaragaza umubiri we washishimuwe n'inkoni.
muri uyu mwanya imbere y'uko imigera imuhinguranya ibirenge n'ibiganza ushobora kubona ububabare bwose bwa Kristo, ububabare yatewe n'ibikomere yagiriwe mu mubiri, ariko cyane cyane ubwo yatewe n'agashinyaguro kagiriwe roho ye y'umuremyi n'umucunguzi w'abantu. Muri ako kanya nubwo hari abagishaka kumutuka, urabona wa mutontomo w'abantu usa n'uwahosheje, naho Yezu arimo kureba n'isi umutima w'impuhwe n'ubwiyoroshye. Tuzirikane Zaburi ya 22. Mana yanjye niki cyatumye untererana? Uri kure ntuntabara, ndatakamba ntiwumve. Njyeweho ariko sinkiri umuntu, sigaye ndi nk'umunyorogoto, nabaye igiterashozi mu bantu. Rubanda bakampa akato, abambonye bose barankwena, bakampema kandi bakazunguza umutwe, bavuga bati ko yiringira uhoraho, ngaho namubohore, ngaho namukize, umva ko amukunda. Bamboshye ibiganza n'ibirenge, amagufwa yanjye yose nayabara. Baranyitegereza bakanshundera, bigabanyije imyambaro yanjye, ibishura byanjye bakigiriraho ubufindo. Yezu wacu, mu gihe tukwitegereza umeze utyo, reka tukwisabira ikintu kimwe gusa, duhe kongera kuba abantu, kubera ko twiyambuye ubumuntu bwacu. Imiryango ni ikirangwa n'ubumuntu, isi yose yataye ubumuntu. Hari benshi batakigira imigenzo myiza y'abantu cyangwa iya gikirisitu, bitandukanyije n'indangagaciro zose nziza, bahindanya roho, umutima n'umubiri wabo. Yezu wacu, isi kongera kwigiramo ubumuntu. Turasabira by'umwihariko abo bose bandavuje imibiri yabo mu kwishimisha by'agakabyo, mu kurya, kunywa no gusambana, bakaba basigaye barabaye abacakara b'irari ry'umubiri. Ku bubasha bw'igitambo cyawe Yezu, urinde abana n'urubyiruko kurarukira mu myitwarire isenya roho n'umubiri wabo. Girira ibikomere byawe bitagatifu, wereke isi nshya, inzira nshya ibereye umuntu. Ubutumwa bwa Bikira Mariya Kibeho. Umwana wanjye yarababaye, baramutoteza, baramuhindanya, ariko ntibyamubujije kuba umwami w'isi n'ijuru. Twese hamwe. Dawe Mana ihoraho, ngutuye ibikomere bitagatifu n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo bikize ibya roho n'imitima yacu. Yezu wanjye, tubabarire kandi utugirire impuhwe, ubigira ibikomere byawe bitagatifu. Mubyeyi mutagatifu w'Imana, sharaga mu mitima yacu ibikomere bitagatifu bya Yezu wabambwe. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Yezu Mariya ndabakunda, mukize roho n'imitima yacu. Nyagasani utubabarire, koza Kristo bapfuye Imana n'izababarire ziruhukire mu mahoro.
abambwa ku musaraba byose byahagaze, ituze ni ryose, urusaku rw'inyundo ni rwo rwonyine rurimo kwirangira, wagira ngo nizo zihariye urubuga. Abicanyi b'ibigango bashikamije amaboko ya Yezu ku giti cy'umusaraba. Yezu we ntiyarushya koma, nta n'ubwo aboroga, nta jambo na rimwe ryo gutabaza mu kanwa ke kumaganye. Iyo myifatire ye yari ikwiriye gutera abantu bari aho kwibaza no kumva ko barimo kwica intungane, ariko bo ahubwo imitima yabo itangiye kwishimira intsinzi ku mwigisha w'umunyanazareti. Barimo bamushinyagurira ngo wowe usenya ingoro y'Imana ukongera kuyubaka mu minsi 3, ikiza ubwawe niba uri umwana w'Imana, maze umanuke ku musaraba. Isomo ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi. yarashinyaguriwe ariko yicisha bugufi, ntiyabumbura umunwa. Yafashwe ku gahato bamucira urw'akarengane, nta n'umwe wigeze amwitaho. Ni koko yakuwe mu isi y'abazima, ahanirwa ubugome bw'umuryango we. Ako guceceka, urusaku rw'inyundo ni rwo rurimo kwirangira, turiyumvamo ububabare bukabije bw'umubiri urimo kwihanganira. Kubireba biteye ubwoba, urazirikana ku mubyeyi wawe wabwitegerezaga yitwikira igishura cy'ububabare mu mutwe. Mwembi nta wari ugifite kuko ahumuriza undi. Ni igihe cyo guceceka koko, tugatekereza ku ruhare rwacu bwite mu byatumye ubabara kuri nako kageni. Ako guceceka, urusaku rw'inyundo ni rwo rurimo kwirangira, turiyumvamo ububabare bukabije bw'umubiri urimo kwihanganira. Kubireba biteye ubwoba, urazirikana ku mubyeyi wawe wabwitegerezaga yitwikira igishura cy'ububabare mu mutwe. Mwembi nta wari ugifite kuko ahumuriza undi. Ni igihe cyo guceceka koko, tugatekereza ku ruhare rwacu bwite mu byatumye ubabara kuri nako kageni. Yesu Mungu chiza warabaye cyane, uberi ibyaha twakoze turagusenga Yesu, turagushima nuko bakirishije abantu umusaraba wawe mutagatifu. Yesu apfira ku musaraba. Yesu bamubambye ku musaraba. Turabona iruhande rw'umusaraba hasigaye umubyeyi we mutagatifu n'inshuti ze nkeya. Abanzi be ntibakigaragara, barangije gukora icyo bari bashegeye. Yesu we ntiyavumye, ahubwo atakambiye Se wo mu ijuru ati, dawe bababarire ko batazi icyo bakora.
nyuma yo kwishyira amaboko ya se yavuze ati mfite inyota yahoranye kandi agifite yo gukiza abantu. Hanyuma avuga ijambo rye rya nyuma ku musaraba ati birujujwe, nuko umutwe uregukira imbere araca. Nuko ijuru ricura umwijima, isi ihinda umushyitsi, ubwoba butaha abantu. Abanzi be bari begereye umusaraba bayabangira ingata, bateshejwe umutwe n'ibimaze kuba. Mariya we mu rukundo rukomeye rwa kibyeyi ahisemo gupfukama, ahobera cyane umusaraba n'ibikomere byo ku birenge by'umwana we Yezu. Yohani indahemuka kuruta bose arashaka kumuhoza, ariko ataretse gukomeza guhanga amaso ye ku mwigisha we yakundaga. Mariya Madalena na Mariya Mukakiropa bo barimo kurira. Inkuru nziza yanditswe na Yohani. Iruhande rw'umusaraba wa Yezu hari hahagaze nyina wabo Mariya Mukakiropa na Mariya Madalena. Yezu abonye nyina ahagararanye na wa mwigishwa yakundaga, abwira nyina ati mubyeyi dore umwana wawe. Abwira na wa mwigishwa ati dore nyoko. Guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Yezu umucunguzi wacu, mu gihe cy'amasaha 3 waramanitswe ku musaraba, ariko muri ubwo bubabare bwawe bukabije ntiwibagiwe umubyeyi wawe ndetse n'umwigishwa wawe Yohani. Umwe wamushinze undi, ntiwanibagiwe abagushinyaguriye bakakubamba ku musaraba, ahubwo wabasabiye imbabazi ku Mana so mu ijuru. Ntabwo wapfuye wamazwe n'urwango, ahubwo ububabare bwawe bukabije wabworoheresheje imbabazi n'urukundo. Turagushimira Nyagasani kuba waratweretse inzira nshya kuri iyi si, inzira y'amahoro n'imbabazi. Niyo mpamvu hamwe n'umubyeyi wawe Mariya umwamikazi w'amahoro, akaba n'umubyeyi wacu, tugusabye amahoro muri iyi si. Kubw'ububabare bwawe bukabije no kubw'ubuvugizi bwa Mariya umubyeyi wawe, icyatanga imitima yacu yashegeshwe n'imitima y'abakomerekeje abandi ishobore kwemerera uruzi rw'amahoro gukomeza gutemba. Icyatanga amazi n'amaraso byavutse mu mutima wawe bisukura imitima yacu n'imitima y'abantu bose, kugira ngo ikire uburwayi bwa roho. Amaraso yawe natsinda ikibi cyose, kandi aturememo ahantu urukundo rwisanzurira, kugira ngo isi ironke umukiro. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Bana banjye ndabakunda cyane. Icyakora aragowe uzirengagiza urwo rukundo mbasezeranyije kandi mbabwiye. Naziye mwebwe kuko nabonaga hari ibyo mukeneye. Turagusenga Yezu, turagushima yuko wakirishije abantu umusaraba mutagatifu. Umurambo wa Yezu wawururutsa ku musaraba. Yesu amaze gupfa, umurambo we bawumanuye ku musaraba. Nimwitegereze uburyo umubiri w'umuremyi wari warekanye rwo wose.
ubu noneho Bikira Mariya ntiyashoboye kwihanganira umubabaro uteye agahinda ku buryo yahise agwa igihumure. Inkoramutima za Yezu nizo zakoze uwo muhango wo kwakira umubiri we wari wavuyemo umwuka. Urupfu ruteye ubwoba rw'umwigisha rwari rwatumye abafite ukwemera guke bahungabana, n'intumwa nazo zari zahunze. Umubyeyi we n'inshuti magara nke nibo bari basigaye iruhande rw'umusaraba. Umubiri wa Yezu wari washwanyaguritse, nuko wamanura buhoro ku musaraba kugira ngo utongera kugira ibindi bikomere. Muri icyo gihe abigishwa bake bari basigaye iruhande rw'umusaraba bafashe umubyeyi wa Yezu mu maboko kugira ngo nawe adahita agwa aho hantu. Inkuru nziza yanditswe na Yohani. ubwo hari ku munsi w'umwiteguro wa Pasika, kugira ngo rero imirambo itaguma ku musaraba kuri Sabato, kandi iyo Sabato ari umunsi mukuru cyane. Abayahudi binginga Pilato ngo bavune amaguru yabo, maze imirambo bayimanure. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'uwa mbere n'ay'undi wari ubambanywe nawe, ariko bageze kuri Yezu basanga yapfuye. We ntibirirwa bamuvuna amaguru, ahubwo umwe mu basirikare amutikura icumu mu rubavu, maze ako kanya havamo amaraso n'amazi. Uwabibonye niwe ubyemeza, kandi icyemezo cye ni ukuri. Nawe azi uko avuga ukuri, kugira ngo namwe mwemere. Ibyo byabaye ari ukugira ngo huzuzwe ibyanditswe ngo nta gufwa rye rizavunika. N'ahandi mu byanditswe havuga ngo bazarangamira uwo bazaba bahinguranyije. Yezu wacu, washoje urugendo rwawe hano ku isi, ariko iruhande rw'umusaraba wawe umubyeyi wawe mutagatifu we utarigeze ahemuka yakomeje kubabara. Noneho turabona ububabare bwacogoje intege ze zose, ntacyo agishoboye kugeza ubwo bw'igihumure. Ariko akizanzamuka yakira umurambo wawe ku mavi ye, wa mubiri yigeze kwakirana ibyishimo byinshi ukivukira i Betelehemu, kandi akawitaho muri iyo myaka yose. Ibyo byose yarabyibutse. We wenyine mwari muhuje umubiri, bimutera igitengo cy'umushyitsi, hanyuma afubana icyubahiro cyinshi buri gikomere cyawe. Turakwinginze Yezu, uduhe gukunda umubyeyi wawe no kumwubaha rwose, kugira ngo natwe afube ibikomere byacu, kandi natwe dushobore kumuhoza ishavu agiterwa n'abana be b'abahemu. Mubyeyi wabaye cyane, umutima wawe wa kibyeyi ntibigeze urangwa n'urwango cyangwa gushaka kwihorera, ahubwo warushijeho gusukurwa n'ububabare. Turagushimira ubudahemuka bwawe, natwe ubu turashaka kuguhoza no kugushimisha tubigiriye mu mibereho yacu no mu rukundo. Niyo mpamvu mubyeyi Mariya ubu tukwiyeguriye kandi twishyize mu biganza byawe. Akira kiliziya yose ikeneye kurindwa nawe, by'umwihariko muri ibi bihe bikomeye. Akira n'abantu bose kandi ubaha ingabire yo kwemera kugusanga. Umutima wawe wa kibyeyi nususurutse buri mutima na buri roho byicwa n'imbeho y'icyaha. Umutima wawe wa kibyeyi uha abantu bose kumva ko ari abavandimwe, kandi ubuvunyi bwawe buhesha isi yose amahoro Kristo yaduhaye. Umubyeyi w'abana bose, abakuramo inda basigeho guhotora izo nzirakarengane basanye. Umutima wawe wa kibyeyi turonkere twese imiryango mitagatifu yuzuye urukundo n'amahoro. Tuzirikane indirimbo y'agahinda. Muryango wanjye nagutwaye iki, icyo se nakubabajeho ni ikihe, ngaho nsubiza. Niyendende y'umunani wanjye, nzamubona
zawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka zawubona umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka. Turagusenga Yesu, turagushima kuko wakijije abantu umusaraba mutagatifu. umurambo wa Yesu bawushyingura mu mva. Bamaze kumanura umurambo wa Yesu bawushyize mu myenda, bajya kuwushyingura mu mva yari hafi aho. Yesu yashyinguwe n'inkoramutima nke zakomeje kumubera indahemuka. Umubyeyi we yabafashije muri icyo gikorwa, aba ari nawe usasira umurambo wa Yesu mu mva. Turamubona arimo gukorakora uruhanga rwe bwa nyuma. Abagore n'abigishwa ba Yesu barimo kumuririra. Inkuru nziza yanditswe na Yohani. nuko benda umurambo wa Yesu bawuhambira mu myenda hamwe n'imibavu, uko abayahudi bagenzaga bahamba. Ahantu bari bamubambye hari ubusitani. Muri ubwo busitani hari imva nshya itaragira uyihambwamo n'umwe. Nuko kubera umwiteguro wa Pasika y'Abayahudi, abariho bahamba Yesu, kuko iyo mva yari hafi. Yesu wacu, bakwishe birenze iby'umugome. Ba bandi bari bagufitiye urwango, bagukubita, bakagushushubikana, bakujyana i Karuvariyo, hanyuma bakakubambisha imigera, bakagerekaho no kugushinyagurira ubambye ku musaraba. Ubu ntibagihari. Iruhande rwawe hasigaye umubyeyi wawe wenyine, abigishwa bawe bake n'inshuti nke. Mariya umubyeyi wawe arakorakora bwa nyuma umubiri wawe, akugaragariza icyubahiro gikomeye agufitiye. Urwango rwahunze, urukundo rwihanganira byose nirwo rusigaye iruhande rw'umubiri wawe. Yezu Mana yacu, reka ubu dusabire abantu bose barimo gupfa, kugira ngo bave muri ubu buzima bamaze kwiyunga n'Imana, no kugira ngo bashyingurwe mu cyubahiro. Turasabira n'abarimo gupfa kubera iterabwoba rikorerwa ku isi muri ibi bihe, kimwe n'abarimo gupfa ntawe bitayeho, baratereranywe. Turasabira abapfa batunguwe mu mpanuka zinyuranye. Icyaduha ngo kuri abo bose haboneke abantu babagaragariza igikorwa cy'umutsindo w'urukundo. Turasabira by'umwihariko inzirakarengane zihohoterwa mu nda y'abazisamye, ndetse n'abana bahotorwa bakimara kuvuka kubera ko ababyeyi babo batabashaka. Ubakire mu ngoma yawe. Ubutumwa bwa Bikira Mariya ikibeho. Nimusenge ubutitsa kandi nta buryarya. Abantu ntibagisenga, kandi no mu basenga abenshi ntibasenga uko bikwiye. Bikira Mariya dusaba gusenga tubikuye ku mutima kandi nta buryarya, gutoza abandi gusenga no gusenga mu kigwi cy'abadasenga.